Abaturage bo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma bakomeje guhangayikishwa n'uko umutekano wo muri ako karere yakubise ndetse akomeretsa cyane ku buryo bukomeye umugore w'abandi ubwo bapfaga ikiro cy'umuceri ndetse n'icy'isukari. Mbese kubera iki uyu mutekano yakubise umugore w'abandi bapfuye icyo kiro cy'umuceri ndetse n'icy'isukari? Kuri ubu abaturage, inzego zitandukanye zo zaba zatangaje iki nyuma y'uko zari zimaze kubona umutekano wo muri ako karere akubita umugore w'abandi ubundi akamugira intere? Ibi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo bikubiye mu makuru twaguteguriye uyu munsi. Icyakora icyo tugusaba ni kimwe gusa, ni uko wareba munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhita ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhita ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubavira imuzi n'imuzingo iby'aya makuru akomeje kubabaza abatuye mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma, ibikomeje kugenda bibabaza abagiye batandukanye bose. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru aba arimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Benshi mu batuye mu karere ka Kamonyi bakomeje kubabazwa n'uko umutekano yakubise ndetse akomeretsa umugore w'abandi ubwo bapfaga ikiro cy'umuceri ndetse n'icy'isukari, bizamura uburakari bw'abatuye muri ako karere bitewe n'ibyo umutekano yakoreye uyu mugore w'abandi. Aya makuru akomeje kubabaza abagiye batandukanye bo hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye muri kano karere ka Kamonyi. Byabaye kuri uyu mugore wo muri kano karere, bikozwe n'ushinzwe umutekano wo mu mudugudu wa Kabagabo, akagari ka Murehe, mu murenge wa Rukoma wo mu karere ka Kamonyi, aho yakubise ndetse akomeretsa mu mutwe umugore w'abandi amusanze muri butike ahacururiza. Intandaro ya byose byaturutse ku kiro cy'umuceri ndetse n'icy'isukari yatumye umwana. Amakuru avuga ko urugomo yakoreye uyu mugore w'abandi ntaho ruhuriye n'inshingano ze, kuko yari mu mirimo ye isanzwe. Ubwo baganiraga n'igitangazamakuru Intyoza dukesha ino nkuru, avuga ko umugabo w'uyu mugore wahohotewe yavuze ko umugore we Mukarwego yakubiswe kandi akomeretswa bikomeye mu mutwe na Niyitanga Pierre waje akamusanga muri butike nyuma y'uko yari ashyiriwe ikiro cy'umuceri n'isukari yatumye umwana yabigarura, bakamubwira ko ibiribwa byakuwe muri butike bitagarurwamo. Ubwo uyu munyamakuru yageraga muri kano kagari ka Murehe aho umutekano yakubitiye Mukarwego, umugabo we wari wasigaye ahacururiza, yagize ati ubu umugore wanjye ararwaye ndetse yagiye kwa muganga, nta nubwo abasha no gukora kandi n'umutwe we uragenda ubyimba buri kanya. Bikiba ku wa gatandatu twagiye kuri RIB iherereye mu murenge wa Rukoma, ari nabo bahise batwohereza kwa muganga kugira ngo umugore wanjye ajye kuvurwa. Avuga uyu mugabo ko byagenze, yavuze ko umutekano usanzwe ufite resitora hafi aho yohereje umwana kugura ikiro cy'umuceri n'isukari, barabimuha aragenda, ariko agaruka avuga ko babyanze ngo nibamusubize amafaranga. Bamubwira ko ibyakuwe mu iduka bikajyanwa hanze bitagarurwa. Umwana nta mafaranga bamusubije, ahubwo yahise asubizayo ibyo ngibyo yarazanye.
ubundi ahita agarukana n'uwamutumye ari we Mutekano, nawe bamubwira ko batakwakira ibiribwa byaguzwe bikajyanwa hanze bikaba byagarurwa muri botike mu gucyocyorana, ngo nibwo Mutekano yahise afata umunzani wari uri aho awukubita uyu mugore Mukarwego inshuro ebyiri mu mutwe, ahita yikubita hasi. Abaturage bo muri ako gace bose bahita bahurura baza barakiza ubwo ibi byabaga. Uyu mugabo wa Mukarwego avuga ko we atari hafi aho, ko bamuhuruje bamubwira ko umugore we ahohotewe bikomeye n'ushinzwe umutekano. Ubwo umunyamakuru yageraga aha kuri kano kagari ka Murehe ntabwo yabashije kubona uyu mukuru w'umutekano Niyitanga Pierre uvugwaho urugomo. Amakuru ahari ngo nuko nyuma y'ibyabaye atari kuboneka bisanzwe, atinya ko yafatwa ubundi agashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda. Tubibutse ko iyi ari KN Radio ukomeje gukurikira ishakira rukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni inkuru yo mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rukoma, aho Umutekano wo mu mudugudu wa Kabagabo yakubise ndetse akomeretsa umugore w'abandi bapfa ikiro cy'umuceri ndetse n'ikiro cy'isukari, ibikomeje kubabaza abagiye batandukanye, aho bavuga ko uyu Mutekano agomba gushakishwa hasi hejuru, ubundi akaza akaryozwa ayo mahano yakoreye uyu mugore w'abandi. Ibikomeje kugenda bigarukwaho n'abaturage batuye hano muri kano karere ka Kamonyi no muri uyu murenge wa Rukoma, aho bavuga ko uyu Mutekano ibyo yakoze bidakwiriye, ko iyo umuntu agiye kugura ikintu noneho cy'ibiribwa atagisubiza muri botike. Ndagushimiye wowe twabanye muri aya makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere udusuye, ndakwinginze mukunzi wacu, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzaba ushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mu gihe kandi umaze gukora ibyo byose, jya ahatangirwa ibitekerezo maze uduhe igitekerezo cyawe, haba ari igishima ibyo dukora ndetse n'ikitugira inama y'ibyo twazahinduramo mu makuru tugenda tubagezaho hano kuri KN Radio. Mu gihe kandi umaze kuduha igitekerezo, fata iyi nkuru uyisangiza abandi kugira ngo nabo bumvaho ibyiza biri ko nta handi ari hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana yo mu ijuru ijye ikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.